Ni gute igitabo cyanditswe n'umuntu wa mbere Imana yakundaga cyane aricyo cya mbere cyakuwe muri Bibiliya. Igitabo cyagaragazaga neza ko hari abamarayika 200 bamanutse mu ijuru bakabyarana n'abagore hano mu isi. Igitabo kandi cyagaragazaga neza ko hari ibivejuru bisura isi ndetse ko hari n'izindi si zitandukanye n'isi yacu dutuye. Igitabo kandi cyarengeraga cyane kikigisha ikiremwa muntu no gukora ibitwaro bya kirimbuzi. None se kuki igitabo cyari cyaraburiwe irengero ari ubu ngubu kigaragaye? Nafashe umwanya nitonze ndagisoma gukuriramo impamvu 3 zisumba izindi zatumye iki gitabo kiburirwa irengero ndetse kiba ari nacyo cya mbere gikurwa muri Bibiliya. Mbere yuko dutangira ndashaka tubanze tumenye Enoki wanditse iki gitabo kigakurwa muri Bibiliya ndetse kikaburirwa irengero yari muntu ki? Reka dufungurire Bibiliya zacu dusome Intangiriro igice cya 5 umurongo wa 21 kugeza ku murongo wa 24. Intangiriro igice cya 5 umurongo wa 21 kugeza ku murongo wa 24. Enoki yabayeho amaze kuzuza imyaka 65 nibwo yabyaye uwitwa Metusela. Amaze kubyara Metusela yakomeje kwizera Imana ndetse agendana n'Imana. Enoki yaje kubyara abandi bana ndetse Enoki yabayeho imyaka igera kuri 365. Nyuma kubera ukuntu Imana yamukundaga cyane yaje kumwijyanira mu ijuru. Bivuga ko Enoki ari we muntu wa mbere winjiye mu ijuru adapfuye. Aha ni mbere cyane y'umuhanuzi Eliya. Umwana we Metusela niwe sekuru wa Nowa, uyu wubatse inkuge. Uri kumva ko Enoki ari segukuruza wa Nowa. Bivugwa kandi ko uriya muryango Yesu yavutsemo ari uwo mu gisekuruza cya Enoki. Igitabo rero cya Enoki yanditse cyari gikubiyemo iki? Kuki cyakuwe muri Bibiliya? Kuki se cyaburiwe irengero? Kuki se ari ubu kigaragaye? Reka tubive imuzi. YouTube channel yitwa na Moneo. Bivuga ko iki gitabo cya Enoki cyari gikubiyemo ibintu byose byabayeho mbere ya wa mwuzure wa wundi waje kurimbura isi. Akarokoka Nowa n'inyamaswa Imana yari yaramuhitiyemo. Icyo gihe uyu Nowa warokotse ni umwuzukuruza wa Enoki, uyu tugiye kuvugaho. Impamvu ya mbere iki gitabo cyaburiwe irengero ndetse kigakurwa muri Bibiliya. Muri iki gitabo Enoki niwe wenyine watinyutse akavimuzi inkuru y'abamarayika 200 Imana yarashyize hano ku isi ngo bamucungire isi. Ngo nibwo baje kubona abakobwa bari koga babona ari beza cyane, birangira babarongoye ndetse birangira banabyaranye n'abana. Abo bana nibo baje kwitwa abanefili. Bivuga ko abo bana b'abanefili bari bafite uburebure budasanzwe, aho umunefili umwe yabaga afite metero byibura zisaga 140. Impamvu ya kabiri, abo bana b'abanefili n'abase b'abamarayika batangiye kwigisha abantu ibintu twakwita nk'imbaraga zidasanzwe. Ibi muri iyi minsi twita amarozi cyangwa se ubukonikoni, bahereye kuri ba bagore baryamanaga nabo. Ndetse abo bamarayika nibo batangiye kwigisha abantu uburyo wakoramo inkota, intwaro, gukora ingabo zo kwikingira ku buryo umuntu agutera ugakinga. Ndetse batangira kwigisha ikiremwa muntu no gukora ibitwaro bya kirimbuzi. Abo bamarayika kandi ni nabo bigishije umuntu uburyo washobora gukura imiti yo kwivura mu bimera. Abo bamarayika bitaga abarinzi mu ijuru, ku isi bahise bitwa bigometse. Igitabo cya Enoki kandi kigaragaza ko ku isi hahise haba urugomo rwinshi, intambara nyinshi, ubusahuzi bwinshi. Noneho ba bana b'abanefili batangira kubangamira ibiremwa by'Imana yiremeye. Bivuga ko ibi bintu byababaje cyane Imana, bituma Imana yohereza itsinda ry'ingabo z'abamarayika bayo baza mu isi kugira ngo barwane n'abamarayika bigometse ndetse n'ababana babo b'abanefili. Kugeza ubwo bamarayika bo mu ijuru barimbuye bya biremwa byari byarigometse, isi irongera iratsinda. Ubwo iyo ntambara yabaga nibwo Nowa Imana yari yaramubwiye ngo yubake inkuge.
nyuma iza kurimbura isi ikoresheje imvura. Iyo mvura yaguye iminsi 40 n'amajoro 40, niyo yarimbuye ikiremwa cyose usibye Nowa n'ibindi biremwa byari biri muri ya nkuge. Turacyari muri cya gitabo cya Enoch. Impamvu ya gatatu, iki gitabo cya Enoch cyakuwe muri Bibiliya. Iki gitabo cya Enoch bivuga ko ari cyo gitabo cyonyine cya kera kivuga birambuye biriya bintu duhora twumva ngo ibivejuru bya Suwisi, ngo ukurikije ubuhanga buri mu myubakire ya za piramide zo mu Misiri ntago mwene muntu yari kubyishoboza muri iriya myaka ngo ni ibivejuru byazubatse. Ngo bivuga ko kandi muri iki gitabo cya Enoch harimo amakuru arambuye ku birebana n'ibi bivejuru, ndetse ko byanajyaga bisura isi muri iriya myaka. Ndetse muri iki gitabo Enoch we ubwe avuga ko yigeze kwihurira n'ibi bivejuru bakaganira. Nanone bikaba ariyo mpamvu abantu benshi bizera ko igitabo cya Enoch kitagiye muri Bibiliya ari uko cyari kibitse amabanga menshi n'ibintu byinshi mwene muntu atashoboraga kwakira mu buryo bworoshye, cyangwa se harimo izindi mbaraga n'amabanga menshi umuntu yashoboraga kwifashisha, ugasanga isi y'icyo gihe ibaye mbi kurushaho. Nanone muri iki gitabo cya Enoch bikavugwa ko ibivejuru byagiye biza hano ku isi kugira ngo bigerageze kwivanga n'ikiremwa muntu cyano ku isi, kugira ngo abo bana bazavuka bizabajyane kuri izo si zindi biturukaho. Ndetse muri iki gitabo cya Enoch bivuga ko harimo ubumenyi bwose mwene muntu yakenera ngo asobanukirwe n'ubumenyi mu bijyanye n'isanzure. Ndetse ngo hakaba harimo ubuhanuzi burambuye bujyanye n'igaruka rya Mesaya ari we Yezu, ndetse nuko isi yacu izarangira n'ibizatuma irangira n'igihe izarangirira. Aya makuru yose bivuga ko yayazanirwaga n'umumarayika witwa Julio. Bivugwa kandi ko iki gitabo cyaje kuburirwa irengero kikaza kongera kuboneka muri Ethiopia mu mwaka w'1773. Iki gitabo bamaze kugitoragura muri Ethiopia bacyohereje mu bihugu by'abazungu kugira ngo bagihindure ururimi, kuko cye cyanditswe mu rurimi rwakoreshwaga mbere y'umwuzure arirwo rwitwa iki Aramayi. Nyagasani Yezu nabane namwe. Iyi YouTube channel yitwa Namoneo. Shalom.